Hello ladies and gentlemen, reka twongere tubahe ikaze nanone tubifuriza ibihe byiza aho muri mu nce zigiye zitandukanye ku isi hose. Reka tubabwire ko uyu munsi ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 saa 8:10 uwo bita Moses cyangwa se nka Motion Turahirwa yasabwe gusobanura icyamuteye kwita umugore kandi ari umugabo. Moses rero mu bisobanuro bye yagize ati ni ukubera ubukubaganye. Urubanza rwa Moses Turahirwa washinze inzu ihanga imideli ya Motions yireguye ku byaha aregwa birimo gukoresha ibiyobyabwenge no gukoresha inyandiko mpimbano, aho muri pasiporo ye yahinduye ahanditse Gabo ashyiraho Gore. Kuri uyu wa mbere rero tariki 16 Werurwe mwaka wa 2026 nibwo urubanza rwa Twahirwa rwaburanishijwe mu mizi, aho yabanje kugaragaza inzitizi z'uburwayi, ariko umufasha cyangwa se Maître Albertine Mukeshimana umwunganira mu mategeko yabwiye urukiko ko umukiriya we arwaye bifuza kutaburana. Umucamanza yagaragaje ko iyo nzitizi nta shingiro ifite. Inteko y'umucamanza umwe n'umwanditsi w'urukiko nibo bayoboye iburanisha. Ubushinjacyaha bwari buhagarariwe n'umushinjacyaha umwe. Ku isaha ya 4:10 za mu gitondo iburanisha ryari ritangiye. Turahirwa Moses bita Motions yaburanye yemera icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, ariko icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano aragihakana. Yavuze ko aho afungiwe amaze kugororwa ubwo urukiko rwamusabaga gutanga ibisobanuro ku cyamuteye kwiyita umugore kandi ari umugabo. Motions yageze mu magambo ye ati yavuze ko yahinduye pasiporo ye ahanditse Gabo, akora editing arahindura ashyira Gore. Urumva ko ari ibintu yikoreye n'intoki ze. Rero ibyo ngibyo akaba ari icyaha gihanirwa n'amategeko. Umucamanza ati rero ibyo wabikoze ugambiriye iki? Turahirwa ati ntacyo, ni ubukubagabanye bwanjye gusa kuko hari filime nakinanaga n'umufaransa-kazi. Umucamanza ati cyangwa washakaga gutwika bimwe byateye by'iki gihe? Twahirwa ati oya, ni imikino nari ndimo gusa kandi nanjye nabonye bishobora guteza ikibazo. Iyo poste inyandiko yo ku mbuga nkoranyambaga ndayisiba. Maître Albertine ariwe uhagarariye Motions mu bijyanye n'amategeko yafashe umwanya, yasabye urukiko uko uwo yunganira igihe yahanwa n'icyaha yazasubikirwa ibihano kugira ngo ajye kwivuza, kuko ngo yaranabitangiye kwivuza. Yavuze ko impapuro za muganga zibyerekana ko arwaye, bityo kumufunga ntacyo byaba bimaze. Umucamanza yongeye kubaza Twahirwa Moses icyo yari agamije ahindura pasiporo ye, niba atari agamije kubwira isi ko umuntu ashobora gutangira uri umuhungu agasoza ari umukobwa nk'uko byateye muri iki gihe. Hanyuma Maître Albertine Mukeshimana yahise asubiramo ibyo yavuze ati ndasaba ko Twahirwa yasubikirwa ibihano icyaha n'ikimuhama. Ubushinjacyaha nabwo bwahawe ijambo buvuga ko Twahirwa Moses yahamwe n'ibyaha bibiri, ari byo icyo gukoresha ibiyobyabwenge by'urumogi ndetse n'icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano ubushinjacyaha bwavuze ko yafashe ahanditse Gabo ahashyira Gore, afata ahanditse igihe yavukiye cyari umwaka w'1991, ashyira ko yavutse mu mwaka w'1994, ndetse ngo yahinduye na nimero ya pasiporo. Nyuma yo gukora biriya yanditse ku mbuga nkoranyambaga ati thank you Kagame. Ubushinjacyaha buti turabona yarabikoze abigambiriye, nta hantu tubona mu mategeko atakoze icyaha, turabona yarakoze icyaha cyane kandi kinini. Ubushinjacyaha bwavuze ko abantu batafata urwandiko rw'umwimerere ngo igitondo kimwe baze bagihindure kandi rwaratanzwe n'urwego rubifitiye ububasha. Bwasabye ko atazasubikirwa igihano ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge kuko
yababariwe nta bihe agaciro. Turahirwa Moses yahawe ijambo ngo agire ikindi avuga. Muribuka ko Motions ku nshuro ya mbere yari yarababariwe kubera ko yari yarafatanywe ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Ati nge icyo nakongeraho nuko nafashe ingamba zo kureka ibiyobyabwenge burundu. Nge ndarwaye, ibyo nkora byose mbikoreshwa n'uburwayi, ibi n'ibindi nakoze nabikoze nkirwaye, n'ubu ibipimo birabyerekana ko biri kugabanuka. By'inyandiko mpimbano aregwa yavuze ko nta byangombwa iyo pasiporo ye yateje, kuko urwego rw'abinjira n'abasohoka ngo nta kibazo rwabigizeho, kuko ngo ibyakozwe byose ntacyo byangije ku rwandiko rw'umwimerere. Maître Albertine Mukeshimana ariwe wungirije Moses mu by'amategeko yavuze ko urukiko rwaca inkoni izamba rukazaha Twahirwa Moses ibihano bisubitse, kuko ahawe ayo mahirwe yahita ajya mu kigo gifasha abantu basabitswe n'ibiyobyabwenge, ubwo ni rehabilitation, kugira ngo afashwe kubireka burundu. Nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yapfundikiye iburanisha avuga ko urubanza ruzasomwa ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu saa 10 z'umugoroba. Rero mwebwe mukurikiranye Black TV muri aka kanya, isomo twakura muri uru rubanza rwa Twahirwa Moses ni ukuvuga ngo ibintu bijyanye no guhindura impapuro zatanzwe n'abafitiye ububasha ni icyaha gihanwa n'amategeko ku rwego ruri hejuru. Ikindi kintu wenda twakumviraho ni ikintu kijyanye no gushaka kwigira guhindura igitsina Imana yakuremanye. Ibintu bijyanye n'ubupede muri iyi minsi bireze cyane. Icyo twakangurira abajene cyangwa se urubyiruko, wowe Imana yakuremye nuko nguko, wowe ushatse kubihindura ni icyaha bwa mbere. Ikindi kandi n'Imana ubwayo ntiyakubabarira. Reka rero mwebwe mudukurikiye tubashimire cyane, mukomeze mukore subscribe, musangize na bagenzi banyu. Iyi ni Black TV 250. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turasubira mu bindi bice. We can and we will.